mubwire neza uriya mukobwa Joyeuse ngo ni Joyeuse wacu uriya mukobwa hashize iminsi 3 ngene ntandukanye nawe urukumva turi inshuti bisanzwe sinatandukanye nawe ngo twakunda cyangwa mwarabakunze ntago nigeze uri hasi namukunda jewe ariko mbere yuko ajya gutegura iriya plank yo kuza avuga ngo aratwite yabanije kugisha inama arambwira ngo Kayusi bishuti yanjye ngira inama kuri no plank ngo ngiye ukora ngo nimba nta risike zirimo ngo mfite umuntu ngo wifuje kuzamuka wabuzanahera sibyo ngo umuhanzi nagasore bajya bagendana uzakabona sibyo nagasore bajya bagendana uzakabona gasore kamafuti ntazi bwoko bwako sibyo urimo kwimba yanjye uko niyumvaga ameze nyiri muri bwa buzima bw'ubutinganye ndatekereza ko nta mwaka urashira mfashe umwanzuro nakiri aho gakiza mbese yigishwe yanjyewe nakubwira ko nabonaga igitsina gore nkabona nibisanzwe nkabona ndetse n'umutako noneho nabona igitsina gabo kiri gutambuka nkagirira ari wewe nkabona kuri bankugirira ari we wa mugabo cyangwa we wa musore uri kundeba hahita nkugirira ari nkumva nyine nagukurura mu nzu zanjye nyine nkumva mbese twajyamana nkumva twanasambana sibyo dana hari abapasiteri njye nagiye mbona sibyo mbese ubwo wambwira ko Rugagi akijijwe wambwira ko ari umukristo wambwira ko ari umuvuga butumwa wambwira ko ari umupasiteri ubuse nka Apotre Yongwe igihe bamufunga yari yaziziki so ubuteka mitwe nk'ubwo bose ubuse Apotre Yongwe we uriya se ni umukristo uti aho ntago waba ugiye gucira urubanza abantu ntago ngiye kubacira urubanza ahubwo ngiye ndeba imirimo bakora nese ngiye ko nigeze kumusaba kunsengera ahubwo anyaka ese nabyita ko ari ruswa nabyita ko ari ikiguzi je nigeze kumusaba kubatizwa mu rusengero rwe sibyo ni umuntu wari umaye na nimero ze sibyo ni umuntu wari umaye nimero ze ni kiramani niwe wari umaye na nimero ze ko nge sinari muzi arambwira ngo ramituro ngo ry'ibombi 500 nese ubwo nge amafaranga nayo kuyakura hene urumva ko agakiza bakagize business bakagize So yes, kaze once again kuri Sean Fab Official kuri YouTube channel. Uracyari kumwe nanjye Registered Midway Fabrice Radukunda, the God of Women, Save Madam Chat, Lady Yusuf Neonoto and Maternal Death in Rwanda, Family Planning Counselor, Premarital Counselor, Pre-Marriage Counselor, together again from evidence to realities. Umugore n'umwana imbere cyane. Wow. Ushobora kwibaza ngo ni yes surprise ngo ufitiye kano kanya. Nawe byakugora turi kumwe n'umutumirwa wacu hano tudatinze cyane watangiye wibwira abadukurikiye kuri kamera za Sean Fab Official. Nakoze cyane abadukurikiye Yesu ashimwe nubwo mubona naje nambaye gutya ariko ndi umukozi w'Imana umukozi w'Imana umukozi w'Imana cyane afite umuhamagaro abandi batahawe kuko ngewe abeshi barabizi kuri Satani ndirimba ndirimbo za Satani indirimbo z'ubutinganyi ariko uburyo kinibwira nk'abantu kugira ngo abantu banyibuke neza kwiriba umusamariyakazi yahinze umushyitsi ubwo yahuraga n'umuyuda muganiriza neza byari ibintu bidasanzwe umuyuda kuvugana n'umusamariya neza bahoraga bahanganye bakarangwa n'amakimbirane y'urudaca uwo wari umwanya udasanzwe mu mibereho y'urya mugore maze biba akarusho ubwo yamenyaga yuko adahuye n'umuyuda usanzwe ahubwo ahuye na Mesiya nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya nibisanzwe ni Kabisi wanyu wahoze ari umutinganyi wakijijwe wakira kiza n'umwami Yesu murakoze cyane kandi nishimiye kuganira namwe. Okay, ikaze kuri studio za Sean Fab Official. Ese hari akantu uvuze ego ese ni Kayusi Pastor Kayusi yes ese wowe uramutse umuntu aramutse yumvishije ngo umuntu yabaye umutinganyi yarangiza akumva ngo yabivuyemo ibyo bintu birashoboka
biragoye kubyumva biragoye kubyumva cyane ko ngewe uko nabayeho ntandukanye n'uko mwebwe mwabayeho mwemere yuko ubuzima buhinduka umuntu ashobora gukira cyangwa agakena umuntu ashobora kuba ari umusambanyi cyangwa anywa ibiyobyabwenge ubuzima bugahinduka akabivamo so rero ngewe kubera ko ntabwo nigeze mba ubuhamya bwanjye bw'ukuntu ngewe nagiye mu butinganyi cyane ko ubu ngubu ikintu ubu ngubu gisigaye kindimo cyane ni ukuririmba indirimbo z'Imana nkasibanganya biriya bimenyetso by'ubutinganyi nagiyemo kuko ngewe nakubeshe hari ibintu biri kumbabaza abenshi bajya bavuga ngo iyi mihanda ngo yaranduye kuba yaranduye rero ni kimwe mu bigaragaza ko iyi si nayo yanduye aho umuntu yifata akaza agahimbahimba akavuga ko ari umupfumu aho undi muntu yifata akaza akavuga yuko ngo ari umudiaspora akaza akita umupasiteri ndetse akaza akita umukristo sibyo kandi atari umukristo hari abapasiteri uzi mu Rwanda biyise abapasiteri kandi atari abapasiteri yego cyane ntago ngewe ntakubeshe umugani wawe umuntu ashobora kuvuga bajya bavuga ngo ukuri guca mu ziko ntabwo kujya gusha siko bimeze ariko nakubesha ubu tuvugana hari abapasiteri nge nagiye mbona sibyo mbese ubwo wambwira ko Rugagi akijijwe wambwira ko ari umukristo wambwira ko ari umuvugabutumwa wambwira ko ari umupasiteri ubu se nka Apotre Yongwe igihe bamufunga yari yazize iki so ubuteka mitwe nk'ubwo bwose ubu se Apotre Yongwe we uriya se ni umukristo uti aho ntago waba ugiye gucira urubanza abantu ntago ngiye kubacira urubanza ahubwo ngewe ndeba imirimo bakora nese ngewe ko nigeze kumusaba kunsengera ahubwo anyaka ese nabyita ko ari ruswa nabyita ko ari ikiguzi je nigeze kumusaba kubatizwa mu rusengero rwe sibyo ni umuntu wari umaye na nimero ze sibyo ni umuntu wari umaye nimero ze ni kiramani niwe wari umaye na nimero ze ko nge sinari muzi arambwira ngo uramituro ngo ry'ibihumbi 500 nese ubwo nge amafaranga nayo kuyakura hene urumva ko agakiza bakagize business ubu se nka Pastor Mutesi uri arakijijwe yirirwa asimburana abagabo muko bukeye nuko bwije agahora atandukana yahukana birase nibiki ko bita bigaragara yuko agakiza ke akarishisha abagabo akabakuraho imitungo byarangira bagahita batandukana uburebye abagabo yagiye abana nabo wasanga ubu tuvuga nta kintu bafite banakenye turumvikana yego ahubwo ugasanga yaradepye konte iraremereye cyane mwebwe mwumva ibintu bindimwo ntimuze kumfata gutya ngo naje nambaye nk'ikirara umwana w'Imana abagomba kuza yambaye uko ashaka siko bimeze kuko n'Imana yaguhumugisha turumvikana ntago ro wambwira ngo nguriya ngo bose ngiye nkubwiye ngo barakijijwe sibyo abo bose bita ngo ya Pastor Claude bavuga ngo barakijijwe sibyo ntago bakijwe bari sibyo igihe kintu ngewe nahera aho mbabwira gukizwa nabi bitera umwako sibyo gukizwa nabi bitera umwako sibyo ahubwo nibicare bige bitekerezo bikoresha inama none se wowe reba nkuriya mukobwa wagiye ahimba inkuru undi reka mbanze bikugire neza ikintu cyanzanye nyirizina wowe mukobwa ikintu cyanzanye nyirizina ngo banze ubwire abadukurikiye bamumenye bamwumve reka mbanze mubwire neza uriya mukobwa Joyce buri Joyce bajwe uriya mukobwa hashize iminsi 3 ngewe ntandukanye nawe urumva turi inshuti bisanzwe sinatandukanye nawe ngo inshuti cyangwa mwarabakunze ntago nigeze uri hasi namukunda jewe kubera icyo utamukunda hari uw'Imana yangeneye sibyo hari uw'Imana yangeneye hari ukuntu ubona umuntu afite imyitwarire nibi sibyo ntacyo namushinja nta rwaye namubi ariko mbere yuko ajya gutegura iriya planka yo kuza avuga ngo aratwite yabanije kugisha inama arambwira ngo Kayusi bishuti yanyu ngira inama kuri no planka ngo ngiye gukora ngo nimba nta risike zirimo ngo mfite umuntu ngo wifuje kuzamuka wabuzanahera sibyo ngo umuhanzi nagasore bajya bagendana uzakabona sibyo nagasore bajya bagendana uzakabona gasore kamafuti ntazi bwoko bwako sibyo noneho karambye ati ngo reka dutegure planka rwumva ngo ko manager ngo zabo ngo zamutereranye ngo noneho ngo we ategure ngo planka yuko azavuga ko atwite ahita ambwira ati nta hantu wanshakira ikimasiki cyaki nibambara bigaragara ko umuntu atwite bitambye ati ntago nzi ayo masiki buriko nta nubwo nzi ibyo bintu aho bikorera sibyo bitambye ati reba imyaka yawe ubu se niba kubaza umuntu waguteye inda uzavuga ngo iki urumva yuko yamaje kunyisha inama nanjye mitamubwira risike zirimo ufite imyaka 18
urimo kugenda ubeshabesha ubwira buri muntu wese ngo yaguteye inda ngo nundi yaguteye inda turumvikana bivuze ko yajyaga ahantu henshi cyane ego sibyo none se oya si yajyaga ahantu henshi ahubwo vuga ngo yateguye iyo prank yo kubesha ngo aratwite kugira ngo aba diaspora bamufashe kugira ngo n'abanyarwanda bamufashe turumvikana kandi mu by'ukuri ibyo ni ibintu bihanwa mu mategeko bihanwa n'ubugenzacyaha sibyo bihanwa n'ubugenzacyaha nimba ari kubeshera buri muntu sibyo akabeshera buri muntu wese ngo ni runaka nawe adidimanganya nk'umuntu utabyizeye neza burya inama nziza itarakanama nuko tuba tugomba gukura amaboko mu mufuka tugakora turumvikana nanjye ntago nari nzi ko naba ngaragara gutya kuko njye mbere nanjye nambaraga ibiperike nambaraga n'ibiherena mu mazuru nambaraga n'amasuke nambaraga n'amakareso sibyo jewe mfite amateka menshi sibyo nasambanye amatungo y'abatinganyi y'abakire bampemba amafaranga ariko ibyo byose narabirenze ubu ngubu narakijijwe ubu ngubu sinkibikora ibyo bintu ese wenda tukiranga tutarakomeza mu gihe wari ukiri umutinganyi wumvaga umeze ute ubwira abanyarwanda bagukurikiye kano kanya kuri YouTube channel yacu ya Sean Fab Official uko wiyumvaga uko wumvaga umeze hanyuma unababwire no kano kanya kurimo kwiyumva yanjye uko niyumvaga ameze nyiri muri bura buzima bw'ubutinganye ndatekereza ko nta mwaka urashira mfashe umwanzuro nakiri aho gakiza mbese nkijijwe yanjye we nakubwira ko nabonaga igitsina gore nkabona ni ibisanzwe nkabona ndetse n'umutako noneho nabona igitsina gabo kiri gutambuka nkagirira ari wowe nkabona kureba nkakugirira ari we wa mugabo cyangwa we wa musore uri kundeba nkahita nkugirira ari nkumva nyine nagukurura mu nzozi zanjye nyine nkumva mbese twajyamana nkumva twanasambana sibyo ngo niyumvaga neza numvaga ndi fier yabyo numvaga ndetse ko ni kw'Imana yandemye sibyo nubwo Imana yaremye umugore n'umugabo sibyo ariko numvaga yuko abagabo bagomba kuryamana bahuje ibitsina turumvikana noneho abagore nabo bakaryamana bahuje ibitsina turumvikana bishatse uvuga ngo rero ubu ngubu uko niyumva kubera ko njyewe ntago ndi testinga ntago nda testinga ngo ndebe ko urugingo rwanjye ndavuga kabanda yego mutanyumva nabi ntago ndi testinga ngo mbe naryamana n'umukobwa ngo bigire ku rwego wenda ngo kuba nabyishimira kuko sindabigiragiza kuko nge nkimara gukizwa nafashe umwanzuro wo kutazatenguha Imana sibyo nafashe umwanzuro wo kuba ntatenguha Imana mva ku nzoga sibyo ndavuga ati nimba ari ibintu by'uburaya sibyo nabyita uburangamirwa n'indangamirwa sibyo ibintu byo kujya mu ndangamirwa bitamvuga ati reka mbe mbiseze ntibiretse turumvikana bishatse uvuga ngo rero ubu tuvugana ndetse ngewe ubu ngubu uko niyumva niyumva neza ko niba nsigaye mbyuka mu gitondo kabanda yanjye ikeguka najya muri douche nkabona igitsina gore kiratambutse nkahita mpengera avuga ati wow turiya mugore ndabona ari fresh cyangwa kiriya gikobwa ndabona ari maneke urumva ko nsigaye mfite irari ryo gukunda abakobwa cyangwa abagore ariko kubera ko nsenga ntegereje uw'Imana yangeneye icyo gihe nyene ubwo nibizaba byaranteye ingaruka wenda zo kubura urugingo rwanjye ubwo ndavuga igitsina gabo cyane mfite ubwo ndavuga kabanda yanjye mfite akazabaho kuba wenda tutakora neza wenda ntagira ku rwego rwo kuba nashimisha umugore sibyo ubwo urumva nyine icyo gihe bizatezwa ingaru umugore azanyanga sibyo mbishyiro ry'umugani sibyo nto gutyo ariko nasubiye mu butinganyi yego cyane ubuye gutya ariko udasubiye mu butinganyi yes bamwita Kanyusi ni Kanyusi kano kanya kuri Kanyusi Kanyusi muramwumva neza abaganirije ubuzima yabayemo mu gihe yari umutinganyi ese wenda tukiri aho ngaho tutarahava cyane sibyo yego wowe wakoraga nk'ikihe igitsina gore cyangwa igitsina gabo njyewe nabikoraga byombi byose warabikora naryamanaga n'abagabo ukumva abakantera nanjye nkabatera ubwo urumva nari ikibimira habiri ariko nyene hari ibintu tutaba dushaka kugarukaho hari ibintu tutaba dushaka kugarukaho ubwo nyene sinzi nyine uko uri kubyumva ariko bitewe nuko abantu wenda bazajya bagenda bankurikirana abantu nibankunda bakifuza ko nagaruka nzabaho ubundi buhamye muri comment muraza kutubwira kuko ubu tuvugana nsigaye ndi umukozi w'Imana ngira indimo z'Imana sibyo ndwanya ikibi ukumva nkakikira icyiza sibyo kuko jewe ngenda nta ngero nyinshi sibyo
ari umwana w'umuhungu wavuye i Musanze bita Jonathan yigeze gusaba ubufasha Kiramani urumva ko ndi kugenda ngaruka ku buzima bwanjye ngaruka no ku buzima bw'abandi sibyo amusaba ubufasha kuko yamufasha kuko yari afite impano yo kuririmba amusaba ubufasha aramubwira ati ngo ndagufasha mushire muri timu yanjye ngo ariko ngo urampa vase ngo y'ibihumbi ngo 40 ngo 48 sibyo uwo mwana twarahuye arabinyumvisha numva ko iyi showbiz cyangwa imihanda irimo abantu bahemuka gusa sibyo kandi uwo mwana afite message yerejeho amafaranga bita Jonathan afite ni zero code babivuganaho ubu se ushaka kuvuga yuko uriya mwana bita Jonathan agiye kurega Kiramani ko yamuriye amafaranga sibyo urumva atabihanirwa yanabihanirwa ahubwo na platform ze zigafungwa siko yemeze ubwo rero ndagaruka kuri uriya mukobwa nawe uri guteka imitwe avuga yuko ngo bamuteye inda sibyo ari kugira ngo usanga yibonera amarongo ahubwo nge namugiye inama kwisubira mu kazi ko mu rugo Joyeze ari Kiramani abyumve ibyo ndayivuze ntabwo yarazi ko nabizi ndetse n'abafana be ntabwo bazi ko mbizi sibyo ari n'uwo Joyeze ntabwo yarazi neza ko namuhishira ibanga ariko bibaye ngombwa ko ndimena kuko yangishije inama sibyo kugira ngo bikunde wenda arusheho kumenyekana sibyo anafasha wa mwana wenda w'umusore uri gushaka kuzamuka yaramuhaye udushanga ku rundi ruhande nabyitanga ikiguzi sibyo kugira ngo bafatikanye ya content ngo azabwe kuri wa muteye inda turumvikana nese urumva atari ikibazo ubwo rezo ni ingero tugenda dutanga ku bantu bagenda bahimuka bashujwe no guhemuka sibyo nanjye sinavuga ko ntigeze memuka nanye narahemutse sibyo kuko ari abo bose badumba nabakozeho icyaha ariko musaba imbabazi ari abo bose bayago nabakozeho icyaha ndabasiba bavuga nabi nabyo mbisabira imbabazi ari abo bose baje kandi bari Kisemuhungu nabo bose bayigi babatinganyi n'aba Godfather sibyo harimo abandi benshi nagiye mvuga ni ibintu ngewe nitangarije njye ubwanjye mbisabira imbabazi yabishatse kuvuga ngo rero inama nge nagira abantu babashijweho no guhemuka sibyo bikosore bakizwe nko kuranye nakijijwe iyo niyo nama nabagira cyane mu rubyiruko ese ubundi Kayose wowe ubwawe ubona gukizwa bisaba iki gukizwa bisabwa icyo bisama no kubanzuka ukabikunda sibyo no kubanzuka ukabikunda ukabyishira mu mutwe wawe noneho wabishira mu mutwe wawe ukabikunda ugatangira no kwitoza ijambo ry'Imana sibyo noneho waba uri umuntu wabaswe n'ibyo byabwenge cyangwa waba warabaswe n'uburaya waba uri umuntu mbese umukozi ukora ibikorwa bibi ndetse nabwo ati nk'umukozi wa Satani muri make ni ubushake sibyo no kumva ko bishoboye noneho ugatangira gusaba Imana unafukamye n'anasenga ugatangira ndetse no kuririmba sibyo ugatangira ndetse gukora iby'Imana ishaka sibyo icyo gihe bigenze gutyo utangira gufata umwanzuro kujya mu rusengero ugatangira kwitoza ijambo ry'Imana ukajya no kubyiriza ugatangira guhanurira kubera ko ufite umuhamagaro udasanzwe ndetse unakomeye cyane ubwo icyo gihe niho uhita uba umukristo niho uhita witwa umukristo ni izihe nama noneho ushobora kugira abatinganyi bagenzi bawe mwari muhuje umwuga inama nabagira inama yo kwihana nkabagira inama yo kureka biriya byaha nkanabagira n'inama yo gusenga sibyo kuko ikira cyacu ubutinganyi benshi nubwo bavuga ngo barabivukana hari ababijyamo ari amafaranga hari n'ababijyamo ari uko ngo kubyara sibyo hari n'ababijyamo ari uburyo bwa business kugira ngo mbese bikunde ubutinganyi babugeze ku yindi ntera nyine ugasanga kandi ubutinganyi wabugiyemo tayari biba byarangiye ubutinganyi wabugiyemo barakwangiriza iyo bamaze kukwangiriza ni hahandi imitsi y'ubwonko uhita wimvisha yuko nyine uzajya uryamana n'igitsina gabo ikakihorera kandi mu by'ukuri ntabwo ari byiza inama nabagira abatinganyi nuko baza nkabagira inama y'ukuntu nanjye nakijijwe nkabagira inama y'urugendo rwanjye sibyo mbese nkababwira nkabuhamye nyine bw'ukuntu nisanze mu gakiza nabo nkababwira inzira nanyuzemo nabo bakaza bakazigiramo kubera ko ntekereza ko nabo ngabo bari mu butinganyi ntabwo babyishimiye cyangwa wowe wa mugore uca inyuma umugabo wawe cyangwa umugabo uca inyuma umugore we sibyo ibyo biri ibintu byose uba ugomba gusengera yesi bamwita Kayose niwe tukiri kumwe kuri Sean Fab Official once again niba wanyuzwe n'iki kiganiro ndagusabye kola like kano
kanya tuvugana, cyangwa se muri comment ushyiremo agatima konyine umwereka urukundo, umushyigikira umubwira ati muhungu wacu, kuba waravuye muri ya sayo y'ubutinganyi kano kanya ukaba noneho ushobora kugira amarangamutima y'abakobwa, komereza aho ngaho utera imbere cyangwa se bigenda ukundi kuntu. Wandike muri comment inama wamugira, wandike muri comment ubufasha ubundi wamuhereza. Ariko Kayose, tukiganira gatoya, hari abantu benshi bajya bibaza ibibazo byinshi ku bintu bijyanye n'ubutinganyi. Hari abenshi bavuga ngo ubutinganyi ngo bubamo amafaranga, ngo iyo mubukoze ngo mubona amafaranga. Ese ibyo bintu nibyo? harabikora ubundi ni uburyo butatu. Harabikora ari ibintu bagiyemo babyita imikino, bumva ngo ni byiza kandi ari bibi, bakabijyamo babigiyemo bakangirika mu myanya y'ikibuno, bagacibwa imitsi ndetse n'amagufa, icyo bita amafiriyeri, sibyo? Bikarangira kuko ubutinganyi bambara pampex ariko ngo na pampex bambara mbese uko biza abakobwa bateye, kuba bakwambara amasuve cyangwa izo pampa sinizo boxer, kuko ntekereza ko burya ubutinganyi, nsubije ikibazo mbajije, hari ababijyamo ari ukwicuruza, hari n'ababijyamo ari ukubikunda, sibyo? Hari n'ababijyamo barabitangiye kuva kera cyane, bakabyita nk'ari hormone bavukanye. Urumva ni uburyo butandukanye rero. Amafaranga yo abenshi barayahabwa bakora ubutinganyi, ariko ngiye imyaka 20 nabukoze nta mafaranga ngiye nigeze mbona, ntabwo ngiye nabyangirikiyemo ku buryo byageze ku rwego rw'uko nshobora kwihagarika amaraso, sibyo? Nkajya mu bwiherero nkihagarika amaraso, nkanyara amaraso, ndetse nkananyara n'amashira. Urumva ko byari ibintu bikaze cyane, kubera ko buriya mu butinganyi habamo imitezi y'imbwa, kandi iyo mitezi y'imbwa nta gikira. Urongera ndashimira Imana ko iyo mitezi y'imbwa yarakize cyane. Yego, iryo ni ishimwe ugomba guha Imana. Kayo, ugomba guha Imana ishimwe ryuzuye cyane. Yes. Urasenga? Ubu ndasenga cyane. Bajya kuri platform cyangwa bajya ku nkoranyambaga zose ni Kayose, TikTok cyangwa Instagram cyangwa Facebook, aho wajya hose, cyane cyane kuri iki kinyamakuru niho bagomba kumviriza ubuhamya neza bakabyumva. Babwire kwa Sean Fab Official. Sean Fab Official. Yes. Eko niho hantu mugomba kuzajya muhora mutubona, mukana subscribe ndetse na share, n'umutanabikora kandi nabo muzabyohorere, Imana izabyikorera. Imana iraguha nimugura ko muguze yaguhenda. Sibyo rata. Niko bimeze kabisa. Oya, Yesu amwumvishe Kayose ibintu byiza ariko tukubwira. Ese Kayose, mu gihe wari umutinganyi, amafaranga ushobora kuba wenda warabonye mu buryo wenda ubwo aribwo bwose, watubwira cyangwa ukabwira abantu badukurikiye kano kanya? Ntabona amafaranga mu buryo bworoshye se cyangwa mu buryo bugoye? uburyo nabona bwose ariko bijyanye n'ubutinganyi. Uburyo nayibonagamo amafaranga yanjye, hari abantu bita twe twari dufite kampani y'ubutinganyi, ubundi twabaga dufite aho tuzengera, twabaga dufite aho tubarizwa, sibyo? Mwango rero ngewe hari aho byageze sinyana n'abatinganyi, ku buryo najyaga ntingana n'abatinganyi, mbese mbikora business. Hari aho nabikoraga ngishimiye, hari naho nabikoraga ari ukubikunda, ariko hari naho nabikoraga bikantunga, sibyo? Ku buryo najyamanaga n'abagabo 8 ku munsi. Urumva nyene bitewe na contract nagiranye nabo boss b'abatinganyi, urumva natwaraga kimwe cya kabiri cyawe na hafi, bo barangeneraga ariko amenshi barayatwaraga ntibayana. Akaba ariyo mpamvu ntateye imbere, kandi bajya bavuga ngo ubutinganyi ngo buri miterano ngo amafaranga ngiyo bigiyemo ngo urakira. Uretse ingaruka mbi nabikuyemo, nta kindi kintu ngewe, nta zindi nyungu zirenze zirimo. Amafaranga yo kuyahabwa se bagupanura akabuno, nta ndodo zibaho zidoda ikibuno, nta miti baho ivura imitezi y'imbwa. Urumva si ibyo bintu, mbese urumva wakwishimira kuzajya uhora usurira imihanda, urumva wifuza kuzajya uhora unera imihanda. Abantu bakumva Kayose, wenda igice cy'ubutinganyi reka tube tukivuyeho gatoya, none twinjire muri kariyeri yawe muri rusange, sibyo? Batubwiye ko ubusigaye uririmba indirimbo za gospel.
watangiye ryari kuririmba indirimbo za gospel? Nkimara gukizwa ubundi kuko nari mfite impano nahise mbifatirana ndavuga uti sasa rero ya mpano yanjye nari mfite ubuhanzi ndimo reka mpite myibyaza umusaruro n'ikabana byanya byo konahimse inspiration itangira kunzamo nyine kuri indirimbo z'Imana ya uriro bishatse bango nari nubishimye nari niziye umwuka sibyo ubu noneho umaze kugeza nk'indirimbo zingahe? Ya urebye mfite indirimbo nyinshi nka 30 ariko izizwi cyane ariyo bita ku Musamariya hani yitwa iby'Imana ikora hani ivuga ati ntago tubayeho kubwo abantu yo kuby'Imana hari n'indi yitwa Ndamije hari n'indi urebye izo nizo zagiye hanze. Izo zose nta makorabo ufitemo? Amakorabo? Yes. Amakorabo ndayafite ntago yaburamo. Umuhanzi bita niyo Patrick Nganzo benshi baramuzi niwe twagiye dufatanya n'izo ndirimbo zo guhimbaza Imana. Waducishizeho gatoya niba bitakugoye? Urakoze cyane. Iby'Imana ikora biradutangaza na n'uwabimenye uko biri ariko icyo nzi ni iby'Imana ishaka hari ibyo nkwiriye gukora. Oh yes. None ducishiza akandi kawe udafatanije n'undi muntu? Akandi kanjye tuzatabarwa izuba riri kuva tuzatabarwa ukwezi kumurika umwami Yesu nazaza tuzatabarwa. Ntago twazirima ngo tuzimare nyinshi ntago twazimara birumvikana ahubwo igikenewe nuko babe ufite channel ni Kayusi yes. Ndasabye rero abafana bacu cyangwa se abafana bishimiye umuvandimwe wacu Kayusi kunyarukira kuri YouTube channel yewe bakamushyigikira bakareba bakamuhereza views bakamuhereza like byashoboka bakamuhereza amashare ewana hanyuma impano yiwe afite ikaba yatumbagira. Urumva ko ari mu murongo mwiza biranemewe rwose yavuye ahantu henshi biranashoboka cyane. Nkeneye ubufasha bwanyu cyane cyane igikundiro n'amasengesho menshi n'ubufasha bw'iterambere. Nimero yanjye ni 078 637 23371 078 637 23371. Amazina ni Hakizimana Joseph bita Kayusi wavuye mu butinganyi wakijijwe. Imana ibamugisha. Yes. Social media ukoresha? Instagram, TikTok ndetse na YouTube ya isanzwe. Urebye inkoranyambuga zose ukimara searching Kayusi ni guhita umbona byanyabyo. Biremewe rwose kuba watanga igitekerezo hari n'ubufasha bw'iterambere cyangwa bwo kumenyekana ushaka cyangwa kwamamaza ibikorwa yawampamagara kuri iyo nimero nakwitaba tukavugana. Yes, mwamwumvishe Kayusi rero mufite amateraniro itorero ni umusore mwiza cyane ushobora kuza mu rusengero rwa Nyagatanga ubuhamya agakiza benshi kandi nabo bari bahuje ikibazo bakaba bava mu byo bari barimo bakakira umwami Yesu ndetse n'agakiza. Yesu umukeneye rero wamuhamagara kuri izo nimero cyangwa se ukamwandikira kuri izo social media hanyuma mukaba mwabihuza mukaganira. Waba ufite igitaramo waba ufite iki amateraniro y'isengesho wamutumira akaba yakaza agasusurutsa ndetse akafasha abakristu kujya mu mwuka nk'uko bisanzwe. Yes Kayusi icyo wabwira abafana bawe kano kanya? Urakoze cyane. Icyo nababwira nuko mugomba kudushyigikira mu buzima bwa buri munsi mukadushyigikira muri buri kimwe cyose kubyerekeranye na purpose dufite kubyerekeranye n'amasengesho. Icyo nabwira abantu badukurikiye nuko ngomba kubabera icyitegererezo cyane cyane mu rubyiruko abagikora ibikorwa bibi by'urukozasoni bakabyihana kuko ntabwo ari byiza ndetse n'amategeko arabihanira. Abaza bishushanya biyita abakristu kandi atari bo ari ukunyaga imitungo y'abantu ari ukubeshya hari abiyita abakristu atari bo hari n'abibaza bavuga ngo n'abapfumu baravura bakaza biyita abarozi bakangisha ibyo bari byo ndetse bakaza bigize intama kandi ari ibirura. Byabishatse ngo rero ngewe icyo nabwira abantu nuko ibyo bintu byose babyihana
kuko nta muntu wigeze undusha kunyura mu bibazo, nta n'umuntu wigeze undusha kunyura mu bigeragezo bikomeye. Icyo nabwira abantu muri aka kanya nuko batwifuza tukazajya duhora tuza tukabaho ubuhamya, ikindi tukanabagira n'inama kandi tugasangira iterambere ry'ubuzima. Murakoze cyane. Yes, bamwita Kayos, niwe muri kubona imbere ya kamera zanyu, imbere ya screen zanyu, waba ufite telefone, waba ufite laptop, waba ufite tablet, icyo waba ukoresha cyose, kano kanya niba urimo kureba kandi wadukurikiye kuva ku itangiro kugeza kano kanya, menya yuko uri kumwe na Kayos, umutinganyi wabivuyemo wakijijwe. Yes, wari uri kumwe nanjye Legistar the midwife Fabrice Iradukunda, the god of women, save Madam Chat, lady of non-attorney maternal death in Rwanda, family planning counselor, premarital counselor, pre-marriage counselor, together again from evidence to realities. Umugore n'umwana imbere cyane. Ciao ciao, turi kumwe.